noneho turagera rero kuri po ya nyuma y'uno munsi. Iyo po ya nyuma iravuga ngo ibyiringiro by'umuhamagaro, l'espérance de l'appel qui s'attache à l'appel. Ibyiringiro by'umuhamagaro w'Imana, ibyiringiro by'umuhamagaro w'Imana. Toujours tukomeza kwigira kuri Abraham. Twumve icyo Bibiliya ivuga kuri Abraham ku bijyanye n'ibyiringiro by'umuhamagaro. Abaroma ibice 4 umurongo wa 19 kugeza kuri 22. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe nikuri agacogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Amen. Amen. Haleluya. Ariko byiza tutangire ku murongo wa 17. Nk'uko byanditswe ngo, nkugize sekuruza w'amahanga menshi imbere y'iyo yizeye, ariyo Mana izura abapfuye, ikita ibitariho nk'aho ari ibiriho. Aburahamu uwo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe nikuri agacogora. Ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhwanirizwa no gukiranuka. Amen. Abrahamu ngo nubwo ibyo yarebeshaga amaso bitamwiringizaga ibyo yahamagariwe kwiringira, amen, ariko kwizera kwamutumye gukomeza kwiringira ibitabashwa kwiringirwa. Il a espéré contre toute espérance, against all hope, against all, il a espéré contre toute espérance. Kuko yasezeranijwe urubyaro, none umubiri we washaje, n'umubiri w'umufasha we washaje. Abrahamu imyaka 100, Sara imyaka 90. Nuvuga ngo mu buryo wa kimuntu nta byo kwiringira, kandi sibyo? Mu buryo wa kimuntu nta byo kwiringira. Afite imyaka 100, umufasha afite imyaka 90. Ibyo kwiringira ngo iby'urubyaro yabwiwe ko bizaba, amaso ye n'ubwenge bwe biramuhebesha ko akwiye kubivaho, ntabwo byakwiringirwa. Ngo ariko akomezwa no kwizera, ngo yiringira ibita kwiringirwa. Icyo nicyo cyamugize igihangange cy'Imana, icyo nicyo cyamugize amaherezo kwitwa inshuti y'Imana, icyo nicyo cyatumye atsindishirizwa no kwizera. Amen. Ese twebwe mu buzima bwacu ni kangahe bitunanira kwiringira ibyo Imana ivuga, nubwo amaso yacu atwereka ibinyuranye? Kenshi tubivaho tugakomeza urugendo, ibyo tukabireka, kuko amaso yacu n'ubwenge bwacu byatweretse ko bidashoboka, tukabivaho tukayiparika wa mugani wanyu. Ngo ariko Aburahamu nubwo yabonye yuko iby'Imana yavuze ko izamuha urubyaro, ibyo tuzabidevelopa ejo, ko Imana izamuha urubyaro, muri amasezerano yahawe arimo urubyaro, ariko amaso ye n'ibitekerezo bye bimwereka ko ibyo bintu ntabwo byakongera kwiringirwa. Mu ijambo rimwe
byararenze nagaruriro. Ariko kuri 18 ngo espérant contre toute espérance, yiringira ibidashobora kwiringirwa. Nawe urebe mu buzima bwawe, ni kangahe wiringira ibyo wasengeye hanyuma wabona bitinze ukabivaho? Hakaba impamvu nyinshi mu bwonko bwawe zikubwira ngo biveho, ibi ntago bizakoreka, ntago bizashoboka. Ariko Aburahamu ngo ahantu yatsindiye urugamba rw'umuhamagaro nuko atigeze yita ku byo amaso bamwereka ngo umubiri urashaje, ufite imyaka 100, umugore afite imyaka 90, iby'urubyaro ibagirwa. Ariko we ngo yiringiye ibitakwiringirwa. Il a espéré contre toute espérance. Amen. Against all hope. Arahopinga mu masezerano, akomeza kwiringira amasezerano nubwo amaso ye n'ubwenge bwe bimunyomoza, bivuga ati wowe ibi ntabwo ari byo, biveho, ahubwo utangire utekereze ku rupfu rwawe. Rero umuhamagaro w'Imana igihe cyose uherekezwa n'amasezerano, na Yesu ubwe mu kuduhamagara yatanze amasezerano. Muri ayo masezerano nshaka tuvuge uyu munsi amwe kandi tuhora tuyasubiramo. Manishimo. Ese Aburahamu ntakitwa mwigiraho koko gikomeye? Amen. Kuko yamuhamagaye niyo yaduhamagaye. Amen. Nuvuga ngo aho yamunyujije niyo dukwiye kunyura mu nzira y'ukwizera. Kuko Aburahamu ntabwo yatsindishijwe n'imirimo gusa, yatsindishijwe no kwizera kwashizwe mu bikorwa mu gutanga Isaka. Amen. Ntiyigeze ashidikanya ku rubyaro. Amen. Yarambwiye ngo sohoka urebe inyenyeri zo ku ijuru nimushobora kuzibara ngo urubyaro rwawe ruzabera kuriya. Aburahamu ntiyashidikanya, arizera. Hanyuma igihe kigeze Imana imuha Isaka. Imana ishimwe. Igihe kigeze cy'Imana imuha Isaka. Ni kenshi tugende muri Mariko, ni kenshi tuva mu gitwiringiraga kuko amaso yacu n'ubwonko bwacu n'ubwenge bwacu bitureka ko bitazashoboka. Amen. Mariko 10:28-31, hano hari isezerano rijyanye n'umuhamagaro wa Yesu. Muzirikane ko nino ndavuga ngo umuhamagaro w'Imana wose uherekezwa n'isezerano. Ariko ibibanza n'isezerano, ibibanza n'umuhamagaro. Nuko Petero aramubwira ati, dore twebweho twasize byose turagukurikira. Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ku bwanjye no kubw'ubutumwa bwiza utazahabwa ibibiruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu hamwe no kurenganwa, maze mu gihe kizaza akazahabwa ubugingo buhoraho. Ariko benshi b'imbere bazaba b'inyuma kandi ab'inyuma bazaba b'imbere. Amen. Hano hari iki? Umuhamagaro. Siko batangiye. Amen. Ngo ntawasize. Urumva? Aburahamu umuhamagaro we no gusiga. Bayibise. Gusiga Harani, gusiga ubwoko bwe, gusiga urugo rwase. None Yesu aratubwiye ngo nta wasize bya bindi Aburahamu yasize. Si byo nabwiraga? Nabwiye ni ibyo Aburahamu yabwiwe nibyo Yesu abwira abahamagara, gusa mu yandi magambo. La forme est différente mais le fond est le même. Ngo nta wasize. Amen. Ise na nyina, kuko Aburahamu yamagaye gusiga ise na nyina
abavandimwe, amasambu, ibiki sibyo, ku bwanjye n'ubutumwa bwiza. Noneho umaze gusiga rero hakurikise isezerano, atazabura kubisumbushwa inshuro 100 mu ijuru mu gihe cya none. Abantu benshi ibi ntabwo babyemera, birabagora kubiyakira. Genda bihamya ko ari ukuri. Haleluya. Ariko abantu ntabwo birabagora, par incrédulité, kubera kutizera. Mais Jésus ce qu'il dit, ibyo avuga arabizi, ntawasize. Amen. Ise na nyina biki byose. Amen. Je vous le dis en vérité. Moi j'aime Jésus, il dit toujours je vous le dis en vérité, kugira ngo iyi ni imvugo y'umurabini, kugira ngo abwira ati ntimukirishe iyo mvuga, ni ukuri. Amen. En vérité, je vous le dis. Je vous le dis en vérité, il n'est personne. Hano ntiyavuze intumwa gusa, umuntu ari we wese qui ayant quitté, musu nyejambo quitté, gusiga. Amen. Alléluia. Gusiga. Mais ntimuzake kubira mu kinyarwanda ngo ntawasize, mu gifaransa ngo il n'est personne qui ayant quitté, mu cyongereza ngo truly I tell you, Jesus replied, no one, nuva ko atari intumwa gusa, who has left to live, gusiga, kubivamo, who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or field for me and for the gospel. Nishinga gusiga. Amen. None wewe wasiziki kubwe no kugutumwa bwiza, wasiziki. Pose-toi la question, wasiziki kugira ngo ari yasezerano riri bukurikire riri ryawe, ukwiye kubanza gusiga. Kandi ibyo usiga yabivuze. Uwo mugabo rero Abrahamu, umunyamugisha, isoko y'umugisha, we yarasize. Amen. Haleluya. Ntabwo yigeze abikerensa, ntiyigeze akerensa umuhamagaro w'Imana, yarasize. Uyu munsi abantu benshi birabagora gusiga. Niyo mpamvu rero bahise biremera ubutumwa bwabo, l'évangile de prospérité. Bafite 5e évangile. Twe dufite Matayo, Mariko, Luka na Yohani. Bo bafite ubundi butumwa bwa 5 bwabo bwo gukwepa ibi. Noneho bagahita bagwa rero muki, bakaba frustré, kuko ibyo bababwira ntibiba. Évangile de prospérité, mais ça ne fait que décevoir les gens. Ubutumwa bwa prospérité bwavutse muri Amerika kubera iki? Kubera iki ubutumwa bwa prospérité, ubutumwa bwo tunganirwa bwavutse muri Amerika? Kubera iki? Kubera ko Amerika yabeshya abaturage babo kuva Amerika ivuka kubi American dream. Wabyise? Ibyo niyo bakiniye kubwira abantu American dream. Ushobora kuba icyo ushaka cyose muri Amerika. Igikuru gusa nuko uhaguruka. Amen. Ukabikorera. Niyo bita American dream. Ariko uyu munsi abanyamerika baravuze ngo noneho twari mu ndoto, twakangutse, dusanga mu nda nta kirimo. Voyez, ils se réveillent maintenant. Babona ko ils ont été bernés, barababeshye. Tuvuga ngo rero évangile ya prospérité irakubeshya, kuko ikuvana muri iyi gusiga yose. Ikuvana muri iyi niyo évangile ukuri, niyo tumwe ukuri. Amen. Ikuvanya muri ibi. Amen. To live. Amen. Les quitter, gusiga. Uraza gusa hanyuma mvuga butumwa ukamuha amadolari 100, sibyo? None ukitega ko avamo amadolari 10,000. Iyo ni évangile ya prospérité. Amen. Ni ibinyoma
kuko umuntu wa none rero ashaka ibintu byoroshye, arabyemera ibyo, kubera ko ibi by'umwami by'ukuri ntabwo byoroshye, ahita yishakira ibyoroshye. amadolari 5 ari mu mufuka ndayashyira mu giseke, araza kuvamo amadolari 500. si yoroshye se? akazi kawe no gufata ugatanga, ugafata mu mufuka ugatanga, hanyuma Imana ngiyi rero bavandimwe. Amen. Umuhamagaro w'Imana igihe cyose werekezwa n'isezerano rikaturebamo ibyiringiro. Ariko ibyiringiro by'umuhamagaro, amen, ukwiye kuba wayishuriwe iby'Imana ikwiringiza kandi ukizera ko ifite imbaraga yo kubikora. Nibyo Pawulo asengera itorero. Reka dusome. Amen. Abefeso turarangiza hano. Abefeso igice mbere ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18. Wumva isengesho rya Pawulo. Mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Amen. L'espérance qui s'attache à son appel. Mumenye ibyiringiro bijyana n'umuhamagaro wayo. Pawulo asengeye itorero ngo rihumuka amaso y'imbere, amaso mu mutima, amaso mu mwuka, kugira ngo amaso mu mwuka atwereke ibyo twiringizwa n'umuhamagaro w'Imana ko ari ukuri, kandi kwiduhamagara ifite n'ubushobozi bwo kubisohoza, nk'uko yabisohoje kuri Aburahamu. Amen. Mu gihe bitari byo kwiringirwa Imana, kuko Aburahamu atacogoye mu kwizera akiringira itakwiringirwa, Imana yaje irasohoza. Rero abakristo bwe kumenya ibyiringiro by'umuhamagaro wabo. Ese wiringira iki umuhamagaro w'Imana? Wiringira iki? Ariho kwiringira kujya mu ijuru, ariho no kwiringira ibyo Imana ivuga mu buzima bwa none. Ubwo twumvise ko Imana yavuze, umwami yavuze ngo ibyo yiringiza abareka byose kubwe n'ubutumwa bwiza yabishize mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni ibyiringizwa mu buzima bwawe bwa none bikwiye gukoreka, hanyuma akaba ari ibyiringizwa mu buzima buzaza, aribyo bugingo buhoraho. Amen. Rero murumva ko umuhamagaro w'Imana ufite ibyiringiro byo mu buryo bubiri, mu buzima bwa none n'inyuma y'ubuzima. Ariko byose bikaba bishingiye kuki? Kuba warasize. Hari ibyo ukwiye kuba warasize. Imana ishimwe. Nimba ntacyo usiga ku bwa Yesu n'ubutumwa bwiza, wowe ibyiringirwa hano ntabwo ari ibyawe. Ariko ku buzima bwa Aburahamu dushobora kuvomamo ibidufasha ko nitwizera nka Aburahamu, tukiringira tutita ku by'amaso atwereka, ku by'ubwenge butubwira ngo ntibizashoboka, ntibizakoreka, hararenze. Ibyo byose nitubirenga, hanyuma tukiringira ibitakwiringirwa, espérer contre toute espérance, ni ngombwa. La foi paye. Ni ngombwa Imana irazigasohoza ibyo yakwiringije. Amen. Haleluya. Ariko ari ibintu bibiri tuzabona ejo by'ingenzi, ari byo bibuza abantu kuragwa ibyase. Ari ibintu bibiri by'ingenzi tuziga ejo bibuza abantu kuragwa
ibyo Imana yasezeranye. Amen. Ibyo bintu bibiri by'ingenzi tuzabyiga ejo. Nibyo bibuza abantu kuragwa amasezerano, nibyo bibuza abantu kuba mu by'Imana yasezeranye, pana mu ijuru gusa, mu gihe cya none. Amen. Kuko Yesu ntabwo aduhamagara ngo gusa tuzajya mu ijuru mu bugingo buhoraho, kandi ntabwo turapfa, turacyari muri ubu buzima. Hari ibyo atubwira byo muri ubu buzima, byose agenda abisohoza à la hauteur y'ibyo twaretse, agenda abikora bikurikije ibyo ugenda wigomwa kubwe no kugutumwa bwiza. Imana ishimwe. Haleluya. Ibyo rero ni ibintu by'ukuri. Ntabwo turiga amateori gusa, ntabwo ari Aburahamu gusa turiga. Nuko Aburahamu niwe mu cyitegererezo cyacu muri Kristo, umuntu yahamagawe. Amen. Akava muri background y'igipagani, nuko natwe twavuye muri background nk'izo, ariko yashoboje Aburahamu, natwe dushobora kudushoboza muri Kristo. Amen. Kandi amasezerano ya Aburahamu twarayibonye. Wenda mu kurangiza twabonye iki? Twabonye ko ari amasezerano, amen, ahishwemo Kanani yo muri iyi si, ariyo yagenzemo n'amaguru, ariyo yubatsemo bya bicaniro, ariyo yagiye yubatsemo amahema ye, ariyo yagiye afukura amariba, sibyo? Aho yatungiyemo ubutunzi bwe, ariko kandi akaza kuhishurirwa ko ahubwo umuhamagaro we urenze Kanani izavaho, ahubwo hari gakondo yo mu ijuru. Ahita amenya ko ari umugenzi umwimukira. Murabyumva? Exactement ni nkatwe. Nibi Yesu wavuze. Hariho amasezerano yibe twikwiringira none muri iyi si, hariho iyo twikwiringira nyuma y'ubu buzima. Na Aburahamu niko yemeze. Muzi ko twabisomye? Amen. Amen. Ngo ahishurirwa gakondo yo mu ijuru, ngo itubaswe n'amaboko y'abantu, ngo itari yo muri iyi si. Noneho ahita nubwo narazwi iki gihugu cy'Abanyakanani, ndi umugenzi, ahubwo ibyo narazwe birenze ibi biri mu ijuru. Ariko se agataho iyo gakondo yo mu ijuru mu gihe atarayigeramo, hari amasezerano yasojwe mu murage wo mu isi. Ni Yesu yavuze hano rero. Amen. Amasezerano y'Imana arimo dimension ebyiri, hari dimension yo ku isi na dimension yo mu ijuru. Amen. Ariko tukwiyemera mbere kugira gute? Gusiga. Hari ibyo ukwiye gusiga. Nutabisiga uzahita ugwa muri bwa butumwa bupfuye bwa prosperity, ubutumwa bwa make, sibyo? L'évangile à deux sous. Ari byo nakwita za shortcuts iz'ubusamo, ubutumwa bw'ubusamo bukubwira ngo ari inzira y'ubusamo yo kwinjira mu masezerano utanyuze aho Yesu ashaka kunyura, ugasiga. None bavandimwe, nashaka kubaza umuntu wese ave hano yibajije, niki nasize? Kuva mvuga ko nakiriye Yesu nkamukurikira, niki nasize? Ntabwo urapfa, uracyariho. Hari uburyo bw'uko wacunguza uburyo umwete. Niki wasize? Ko twabonye ko ni passage obligé, nta shortcut ibaho. Ibyo ni abantu bagubeshya. Amen. Nta nzira y'ubusamo yo kudumbukira mu masezerano ntibaho. Nta nzira y'ubusamo ikugeza mu masezerano. Ukwiye kunyura muri rya jambo, yanshinga ngo gusiga. Amen. Alléluia. Tu dois laisser quelque chose.
Tu dois abandonner quelque chose. Amen. You have to leave something or somebody. Amen. Hari ibyo ukwiye kureka, gusiga kubw'umwami n'ubutumwa bwiza. Noneho wibaze se wasize iki kugeza uno munsi? Mara ko batubeshye cyane, natwe turibeshye. Niki wasize? Kuko nimba ntacyo wasize rero wibaze rero ibibazo. Ese umuhamagaro koko narawusobanukiwe? Narawusobanukiwe? Wenda ntabwo wawusobanukiwe, sibyo? Cyangwa niba utawusobanukiwe, noneho uracyafite igihe cyo kuwusobanukirwa, kuko ntabwo urapfa. Amen. Igihe cyose Imana itaraguhamagara urashobora gukosora ibintu. Ati noneho nabisobanukiwe. None Pawulo yasabye iki itorero? Amaso y'imbere ahumuke, aweze ahumuke. Ahumukiye amenye iki? Amenye ibyiringiro, bamenye ibyiringiro byerekeza umuhamagaro, ubutunzi. Amen. Reka dusome umurongo umwe gusa. Amen. Kuri 18. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints? Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyazaraga bera. Amen. Mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyazaraga abera. Ko amaso yanyu nadahumuka, umuhamagaro wayo muzawusuzugura. Wibise? Ariko amaso yanyu nahumuka imbere, murete mutangira kubona ibyo amaso y'umubiri yabahishaga, mukamenya ko umuhamagaro wayo ntakusa, kandi ibyiringiro biwuherekeza bituganisha kuzaragwa ubutunzi butagira akagero bw'iteka ryose abikiye abera. Na nibyo Yesu yabwiye Pawulo igihe yari Sawuli amwiyereka ngo amuhindure intumwa, ngo impamvu nkwiyeretse ni ukugira ngo, amen, ngo ukize ubwoko bwawe bashaka kukwica kuko wabaye umukristo. Icya kabiri, ngo utume mu banyamahanga ubahumura amaso. Niyo uva ko ikibazo turahumye, niyo probleme rero. Amen. Ubahumura amaso. Icya kabiri, bave mu mwijima baje mu mucyo. Icya gatatu, bave mu butware bwa Satani baje ku Mana. Icya kane, babarirwa ibyaha no kunyizera. Icya gatanu, baraganwe n'abera umwandu wo mu ijuru utabasha kubora cyangwa kugajuka. Amen. Mwana ukuntu kwikirana. Ariko ngo bahumuke amaso. Sayimane duhumuka amaso. Niba udahumuka ntacyo tuzamenya. Tuzabona ko umuhamagaro w'Imana ntushoboka, sibyo? Niyo mpamvu benshi bananiwe. Reka dusome ayo magambo maze kuvuga nyuma tusoze. Ibyakozwe muri 26 muhageze, dore ku murongo wa 12 tugeze kuri 18. Ngikora ibyo njye i Damasiko mawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru. Nkigenda ku manywa y'ihangu, mwami, mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba, unsangana n'abo tugendana. Twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu ruheburayo riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza ni urinde mwami? Umwami aransubiza ati, ndi Yesu urenganya. Ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye, n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngukize ab'ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire, bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko babarirwe ibyaha byabo, baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Amen. Abanjijwe no guhumuka, ngo ubutumwa bwiza umurimo wa mbere kuduhumura. Na Pawulo yasengeye itorero ngo
rihumuke, ukuntu ushobora kumenya ibyiringiro by'umuhamagaro ukuntu biri seriyeuse, donc l'espérance. Ushobora kumenya ibyiringiro by'umuhamagaro w'Imana, uburemere bwabyo, ubutunzi bihishe, udahumutse. Bishoboka, nibishoboka. Amen, haleluya. Ntabwo bishoboka, ukwiye guhishurirwa, kandi birasaba ko Umwuka Wera guhumura. Ntabwo byoroshye, kuko inzira y'ubusamu niyo yoroshye, ariko inzira yo kunyura aho Imana ishaka ko tunyura ntabwo yoroshye. Niyo mpamvu benshi ntabwo bayishobora, bamwe ntibanayishaka kuko ntibayishobora. Ko ibyo ubonesha amaso biroroshye kubyizera, kubyemera ko bihari, ukanabiharanira kuko ubibonesha amaso, ariko iyo utabonesha amaso ntabwo byoroshye kubiharanira. Niyo mpamvu uyu muhamagaro ntabwo usanzwe. Imana ishimwe, haleluya, amen. Kuko ntabwo uhamagarwa ibyo ubona gutya. Kuko Aburahamu ntabwo bamubwiye ngo dore igihugu rero nk'ikiriya, nusiga iki dore ngikiriya, nusiga ibi dore ibindi uzabona. Yaramubwiye ngo va mu gihugu cyawe, va mu bwoko bwawe, va mu nzu ya so, unkurikire mu gihugu nzakwereka. Nzakwereka, ntabwo arakimwereka. Tungo ntabwo yari azi icyo ari cyo. Ko niko kwizera. Ntabwo kwizera ari ibintu ubona. Iyo umaze kwibona ntabwo byizera, ndetse ntabwo unabyiringira kuko uba ubibona. Niyo mpamvu rero twizera ibyo tutarabona, tukiringa ibyo tutarabona. Ariko nimba ari Imana yabivuze ni ukuri. Amen, haleluya. Reka rero mbabwire rero mu kurangiza, nubona ibana basomeye muri Mariko. Amen. Nukuri ndababwira, ukuri mbabwire, sibyo? Nawe wasize biriya byose mwumvise. Okay? Mariko 10:21 siko basomye. Amen. Igihe Imana yampamagaraga, nugira ngo bibafashe. Igihe Imana yampamagaraga, haleluya, 8:3 bari bataravuka. 8:3, amen. Ikamagakiza mwayikurikira ibyo yaje kumbwira nyuma yo kumpamagara. Haleluya, n'aya magambo. Noneho apana gusa kuyasoma, irayambwira. Ariko ntabwo byari byoroshye ko ku munsi numva ko mbyinjiyemo 100%. Sinigeze nshidikanya ko Imana ibeshya. Sinshidikanya ngo Imana ngo ibyo ivuga nabi. Sinigeze nshidikanya ko Imana ivuga ukuri. Nzi ko ari ukuri kandi ndabisoma. Ariko igihe cyose nagarukaga kuri aya magambo. Amen. Igihe cyose ngeze ahantu ndi stuck, okay, cyangwa nyuze mu bwira kabiri kwiza le Christ de la foi, nagarukaga kuri aya magambo. Amen. None nkongera nkavomamo imbaraga. Haleluya. Ariko ntabwo ako kanya ngo umwaka utaha uhita ubibona, kuko ntabwo Imana ikoresha shortcut. No, nuvuga ngo habaye ngombwa ko Imana nyisaba ibintu bibiri nzababwira ejo kugira ngo mbashe gukomeza. Amen. Mu mabuye, mu mahwa, mu biti, mu misozi, mu bibaya, mu mvura, mu ruzuba, ibiki byose komeza. Mu ntambara komeza. Byinshi ubuntu bw'Imana bukamfasha, kuko iyo butamfasha sinari gukomeza. Amen.
Haleluya. Ariko Imana ikongera igasubiramo aya magambo, kubera yuko Imana yampaye kwemera ko ijambo ry'Imana rukuri. Amen. Rero iyo ushaka kubabwira gukurikira umuhamagaro w'Imana muri Kristo, ntabwo ari ibintu utuma mu mwana. Umuntu akwiye kwiyamburamo iby'ubwana n'ubutesi. Akwiye gufata Dieu au mot. Mwami waravuze. Petero avuga ngo waravuze, wavuze. Simbyumva kunaroba ku manywa kandi nijoro ntacyo nafashe. Mais sur ta parole je jette le filet. Kubw'ijambo ryawe ndajugunya inshundura. Kubw'ijambo rye. Amen. Rero nimujashake inzira z'ubusamo. Mushobora kwivana mu tubazo kanya gato, ariko ntabwo mukemu ibibazo. Inzira z'ubusamo Satani arazizana zikwereke ko wakemu ibibazo, sibyo? Ariko abayaguhisha uri upfumukire, ahubwo ibindi biza kwikuba inshuro nyinshi. Ariko inzira y'Imana, kurikira Imana, ni inzira igoye, ni inzira isaba ku munsi kwiyanga. Amen. Nimwibaze ko twe twakijijwe natwe turi abajene bakiri bato. Amen. Jewe apene niyo nari nkiva muri adolescence. Wayibizi. Amen. Nuvuga ngo hari ibintu byinshi bikurura abajene, byari kunjyana completely. Wayibizi. Amen. Niba ari umuntu rero yarahamagawe akiri muto, hanyuma agakomeza. Amen. Ntabwo mvuga ko muri iyo myaka nta makosa akora, kubera yuko ubu uriga mu ishuri ry'Imana kandi kamere birarwana. Ariko kuba utigeze ugivinga up, kuba ukuboko kwayo karagufashe. Amen. Ni ukuvuga ngo rero umuhamagaro w'Imana, iyo ni conclusion yanjye nagezeho. Umuhamagaro w'Imana ufite imbaraga kurusha ubutwari bw'ikuzimu. Icyo nicyo ndangirijeho. Umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu ufite imbaraga kurusha ubutwari bw'ikuzimu. Ariko ube umuhamagaro wayo. Wayibise? Ko twabonye ko benshi bameze nka Loti, bagenda mu muhamagaro w'abandi. Bibe umuhamagaro wayo ku buzima bwawe. Apana umuhamagaro w'umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa abavandimwe bawe cyangwa ababyeyi bawe. Umuhamagaro w'Imana kuri wowe. Amen. Haleluya. Amen. Uwo muhamagaro ufite imbaraga kurusha ubutware bw'ikuzimu, kurusha amarembo y'ikuzimu. Ariko ugiye kuba umuhamagaro w'Imana, ukaba uzi ko ari Imana yaguhamagaye ngo nkurikira. Uwo muhamagaro ufite imbaraga kurusha ubutware bw'ikuzimu, kurusha amarembo y'ikuzimu. Amen. Ugiye kuba ari un appel authentique, kandi yumvikana mu mutima. Ntabwo ari umuntu aza kubwira ngo ufite umuhamagaro. Biri mu ndiba y'umutima. Ndabizi ko nahamagawe. Ntabwo ari umuntu aza kubikwigisha ngo warahamagawe. Ntabwo ujya kwibaza kanaka, ahubwo biri muri wowe indani mu ndiba ko wahamagawe. Amen. Umuhamagaro nk'uwo, nubwo abadayimoni miliyari na miliyari zahaguruka, wayibise? Nubwo ab'isi bose bahaguruka, nubwo ab'ingorane zimeze gutya mu buzima bwawe, nta na kimwe gishobora kunesha umuhamagaro.
kuko ni umuhamagaro uva kwisumba byose, ishobora byose. Ntabwo ushobora na rimwe kureka umuhamagaro wayo. Abaroma 11:29. kuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa. Amen. Voilà. 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 Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Impano z'Imana no guhamagara kwayo ntibivuguruzwa, kuko nimba ari umuhamagaro wayo ufite imbaraga. Reka rero turangize kuri iki. Abereza Paulo yaravuze ngo ndi imbohe ya Kristo. Kubera ko yavuze ibyo, ndi imbohe ya Kristo, kubera ko yavuze ibyo. Iki nacyo yaravuze ngo ndaharanira kuzafata icyatumye Kristo amfata. Kuko yavuze ayo magambo, yavuze amagambo ahamya ko ntaho yakwepera umuhamagaro w'Imana. Wayibize nubwo bamukubita ibifunsi bakamumena umutwe, nazanzamukara ko arakomeza. Ni mu bisoma se yafunzwe kangahe kenshi, yakubiswe kangahe, ngo yajugunye no mu mazi, yashijwe hejuru mu gitebo, ngo kenshi imuhengeri, kenshi mu kurara ubusa, kenshi mu kwambara ubusa, kenshi mu gukubitwa ibifunsi, mu gukubitwa inkoni, mu gucishwa bugufi, mu gusuzugurwa, byinshi abivuga. None kubera ko atigeze abivamo, we si umuntu se? Ntiyari afite inyama n'amaraso, kuko atabivuyemo. Niyo mpamvu ahamya hano ngo impano zayo n'umuhamagaro wayo ntibivuguruzwa. Iyo yagufashe niyo bita umuhamagaro, ntumucika. Niyo navuze ni ubyumvira mu ndiba. Amen. Birafite imbaraga. Amen. Nubwo wabona abandi bitwa ko babivamo mu gakire byose bakajya kurengera ubuzima bwabo, we nibikunda nujya no kuroba, nusura kuroba akuvanayo. Uwo mwami akuvanayo. None se ba Petero se basubiyeyo? Yabemereye, yabavanyeyo. Amen. Amen. Ngo birakomeye, ngo nakundi niba ndayibona ngiye nanjye kwirwanaho, sibyo? Akuvanayo. Shishi tabona. Wayibise. Rero iyo mbabwira ngo umuhamagaro wawe urakomeye kurusha imbaraga z'ikuzimu, utwaye kuzimu, nuko ari byo. Amen. Abo bamuvaho bakagenda ntago bahamagawe, bari mu muhamagaro y'abandi. Abahamagawe n'Imana by'ukuri muri Kristo Yesu, umuhamagaro wawe urakomeye. Reka mbabaze, iyo uba utakomeye, Aburahamu ntiyari gupfira muri Egiputa? Ntiyari yaduherinzeyo? Ntiyari yatunze yatunganiwe? None ninde amuvanyeyo? Wa muhamagaro ntabwo washobora gukwepa. We rero ejo n'ejo bundi nuva mu gakiza ntabwo tuzagucira urubanza, usibye ko na burenganzira dufite. Wari mu muhamagaro w'abandi. Bwira ngo uzabati ejo n'ejo nubishingukamo wari mu by'abandi. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyane twese. Amen. Ngire umugoroba mwiza na hejo.